ineza y'Imana ku buzima bwawe. Uyu munsi turi ku itariki eshanu zikomeye cyane ku banyarwanda bose, abatuye mu gihugu bigiye bitandukanye, abarundi, abantu bose batuye mu bihugu bigiye bitandukanye. Imana ibaha umugisha mwinshi. Uyu munsi rero mbazaniye ijambo rivuga ngo nubwo bimeze gutyo Imana igiye kukwiyereka. Imana ishimwe. Nubwo bimeze gutyo Imana igiye kukwiyereka. Nubwo uri muri ibyo bigeragezo Imana igiye kukwiyereka. Hari ikimenyetso Imana igiye kuguha wowe kundeba, wowe ukunda kunkurikirana. Hari ikimenyetso Imana igiye kuguha cy'ibyiza, cy'ibyo Imana yaguteguriye. Imana yaguteguriye ibintu byiza ku buzima bwawe. Hari ibintu Imana igiye gukora. Wowe wabuze akazi, wowe wabuze perime, wowe wabuze icyerekezo, wohora mu burwayi bugiye butandukanye, amafaranga yawe ahora kwa muganga, nta kindi uba usanga amafaranga yawe ahora ajya kwa muganga, nta handi hantu ajya, ni kwa muganga, uhora wivuza byaranze. Ariko kuva wageze kuri iyi video buretse kumanuka mbanze nkusengera Imana, nkukureho iyo mivumo, nkukureho iyo migambi ya Satani, nigukureho mu izina rya Yesu. Njye rero muri kumwe, amazina yanjye nitwa Claude, umuhanuzi w'Imana, umukozi w'Imana wasizwe amavuta. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Iyo nkusengeye Imana mbona impinduka zikomeye cyane. Uyu munsi rero kuri izi tariki 5 z'ukwa 11, nkusabiye umugisha uturuka ku Mana, nkusabiye umugisha ukomeye cyane. Reka mbanze ngusengera Imana, maze ubundi Imana yongere kugaruke ku buzima bwawe, yongere kugirire neza, yongere ikora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe. Data, mu izina rya Yesu, sengeye abanyarwanda bose, abatuye isi bose ndabasengeye mu izina rya Yesu. Mbasabiye umugisha uturuka kuri wowe Mana, kuko uri Imana ishobora ibintu byose, kuko uri Imana ikomeye. Buri muntu wese urebye iki kiganiro, wese akugireho umugisha, umugirire neza, umufashe mu izina rya Yesu. Umurinde inyatsi, ukuri inyatsi mu biganza bye. Yaba ari uwo wabuze urubyaro abone urubyaro kubw'iyi video mu izina rya Yesu. Yacira imbaraga zimubohora. Yaba ari urwaye yacira imbaraga zimukiza mu izina rya Yesu. Kuko uri Imana ishobora ibintu byose, kuko uri Imana ihambaye, kuko uri Imana itari bayari. Uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana. Rema ibintu bifatika ku buzima bwa buri muntu umwe wese uri kunkurikirana. Aka kanya ureme amateka afatika ku buzima bwa buri muntu umwe wese ukunda gukurikirana ijambo ry'Imana. Umuremere ibintu bikomeye cyane, umuremere ibintu bifatika mu izina rya Yesu. Abari barwaye, abari bameze nabi, ababuze akazi, ababuze amaperime, waha amaperime, n'ababuze akazi waha akazi mu izina rya Yesu. Ndakwizeye yuko hari ibintu uremye aka kanya muri aya materaniro, muri aya masengesho mu izina rya Yesu. Umuntu wese unkurikiye abona ikimenyetso cy'ibyiza, abona ikimenyetso cy'ibyiza. Uyu mwaka utararangira abona ikimenyetso cy'ibyiza. Uyu mwaka utararangira abone kugirirwa neza nawe. Uyu mwaka utararangira abone impinduka ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Musaba ngizeye kunyumvise, amen. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu mwaka utararangira Imana iguhuze n'umugisha wawe. Ntabwo munyumvise, nari mvuze ngo uyu mwaka utararangira Imana iguhuze n'umugisha wawe. Wowe uri kundeba, wowe unkurikirana, wowe ukunda ibiganiro byacu, ijambo ry'Imana dukunda gucishaho, Imana iguhuze n'umugisha wawe. Abantu benshi imigisha yabo yagiye ibacika, ariko Imana iguhuze n'umugisha wawe. Wowe uri kunkurikirana, genda muri comment wandike ijambo amena. Ubyizere yuko uyu mwaka utararangira Imana izaguhuza n'umugisha wawe. Ibi bintu bivuzwe n'umuhanuzi w'Imana Claude. Imana ikunda gukoresha ibintu bikomeye cyane. Nubyizere uraza kuza kubibona. Kanda subscribe wori mushyashya umbabarira ukande subscribe. Hanyuma usharinge iyi nuze igere kure iyi video, kubera yuko Imana igiye gukorera abantu ibintu bikomeye uyu mwaka utararangira.
byizere wandika ijambo amena muri komenti. Mwari muri kumwe n'umukozi w'Imana Claude. Imana ibahe umugisha. Salomo.